Umugabane wa Afrika ni umugabane ukungahaye ku bintu byose, aho ushobora gusanga umutungo kamere wayo uko by'ibindi migabane yose. Aha twavuga nka zahabu iboneka ku mugabane wa Afrika cyane cyane mu bihugu nka Mali, tukavuga Kongo, amashyamba menshi cyane ifite ndetse n'umutungo kamere ubarirwa mu butaka bwayo. Ahangaha ushobora kureba n'ibindi binyabuzima dusanga kuri uyu mugabane. Ubuhinzi ku mugabane wa Afrika ni kimwe mu bintu bishoboka kandi bishobora no gutuma umugabane wacu urumbuka. Ibi kandi ngo bituruka ku kirere n'ihindagurika ry'ibihe, ariko cyane cyane ku mugabane wa Afrika bidateza impagarara n'ibibazo byinshi. Ibi kandi ushobora kubisanga mu nyamaswa, ibinyabuzima dusanga kuri uyu mugabane. Umwe mu migabane ikungahaye ku binyabuzima byinshi cyane n'inyamaswa utapfa gusanga ahandi aho ariho hose ku isi. Ibihugu byinshi byo ku mugabane wa Afrika bifite inyamaswa zikurura ba mukerarugendo bakava ibwota amasimbi, Aziya, Amerika, i Burayi n'ahandi henshi cyane, bakaza kuryoherwa n'ubwiza nyaburanga bigize uyu mugabane. Nyamara uyu mugabane ni umwe mu migabane ifatwa nk'aho ari wo wa mbere ukennye ku isi kurenza indi yose. Ariko se ni gute ubundi Afrika yisanze ikennye kandi ifite umutungo kamere uhambaye? Iminsi ya none ibihugu byinshi byo muri Afrika bikize ni byinshi, iterambere ryabyo rikomeje gukataza biva mu gice kimwe bijya mu bindi. Igihugu cya Botswana nicyo kigiye kuganiraho uyu munsi, kimwe mu bihugu bihagaze neza mu bukungu ndetse isi yose inemera, ariko kitajya kigaragazwa nk'igihugu gikomeye utapfa gusanga cyarigeze kibamo amakimbirane, intambara hagati mu baturage cyangwa se n'ibindi byose bishobora gutuma kiba giharabikwa cyangwa se ngo gisubire inyuma. Botswana ni igihugu giherereye mu gace k'amajyepfo y'umugabane wa Afrika, hagituranye na Zambia, Zimbabwe, Angola ndetse hafi aho ngaho ukaba hasanga n'igihugu nka Afrika y'Epfo, kimwe mu bikomeye muri ako gace. Ntuze no kwibagirwa Namibia yewe ituriye ako gace. Ibyo rero bituma iki gihugu kiba kimwe mu bihugu bikambaye ndetse binakomeye, kubera ko iki gihugu ushobora kugisangamo amafaranga menshi cyane. Aya mafaranga akomoka ku mabuye y'agaciro dusanga muri iki gihugu. Botswana ifite byinshi cyane isi ikeneye umunsi wa none. Aha twavuga nka diyama ihambaye iboneka muri kino gihugu, kandi mabuye y'agaciro isi yagiye ikomeza kugura kuri iki gihugu. Ibi byatumye igihugu cya Botswana kimwe mu bihugu byiza cyane bikomeye. Ntabwo wakirengagiza ubukerarugendo bukorerwa mu gihugu cya Botswana. Aho iki ngiki ari cyo gihugu cya mbere kuri iyi si gifite ibinyabuzima byinshi cyane bikurura ba mukerarugendo, yego kinasigasiye ndetse kikabumbatira urusobe rwinshi rw'ibinyabuzima, ariko byagera kuzitwa inzovu byo bikaba amateka. Ngiri kumva muri kiganiro nitwa Medali. Ubundi Botswana ni igihugu kingana gute, kiba hehe, kibaho gite, umutungo wacyo ukomoka he, kubera iki kiri mu bya mbere bikomeye kuri uyu mugabane wa Afrika? Reka tubiganire. Botswana iherereye hepfo aho ngaho hafi y'ibihugu nka Namibia, Zimbabwe, Angola, Mozambique ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ariko yemwe iki gihugu ni igihangange ndabarahiye. Kuri diyama yacyo cyakomeje gucuruza mu mahanga ku butegetsi ndetse na demokarasi irangwa imiranga muri gihugu cy'Abanyabotswana. Ku bijyanye n'ubukerarugendo, Botswana ni igihugu cya mbere mu mateka, kubera ko gifite byibuze inzovu zirenga 130. Izi nzovu zikaba ari zimwe mu bikurura ba mukerarugendo baza kuzisura, dore ko ku isi ariho zisigaye ari henshi. Inzovu zo muri Botswana ngo ni zimwe mu nzovu zamamaye kubera amateka n'ubuzima bwazo. Izi nzovu ngo zisanga muri parike yitwa Chobe National Park, ni parike ibarizwa byibuze mu majyaruguru y'igice cya Botswana. Impamvu zisanga ahangaha, iyi parike yitiriwe umugezi ucamo witwa Chobe. Mu gihe cy'impeshyi kuva mu kwezi kwa gatanu kugeza mu kwa 10, muri Chobe National Park biyuzuye imodoka za ba mukerarugendo baje kwirebera ubwiza n'uburanga bw'inzovu ziboneka muri Botswana utapfa gusanga ahandi hose. Igituma biba byiza kurushaho ngo nuko ubona itsinda byibuze ry'inzovu zirenga 50 zishoreye zitri ku murongo, ziba zigiye ku mugezi kwinywera amazi, dore ko zinayakunda cyane. Botswana rero usibye umutungo kamere ifite ndetse na politike, kuva na kera mu mateka ni igihugu cyabayeho gikomeye. Igihugu kitegeze kigira ibyago byinshi, dore ko imibereho y'abaturage mu gihugu cya Botswana ushobora gusanga byibuze igihugu kigizwe n'abantu abaturage bo mu moko abiri, bwoko bumwe buzwiho kuba aborozi ndetse n'abahigi, abandi bakibera abahinzi, abahigi ndetse bagahinduka n'aborozi ndetse n'abayobozi. Ubwami bwabo bwabayeho amateka menshi cyane bahigiye kinini, ko n'ubwami butegeze bwiranga mu matiko hagati mu baturage yabwo. Abaturage barabizi neza ko bamwe bari abahigi bakaba n'aborozi, abandi bakaba abahinzi, aborozi, kundi bakaba n'abayobozi. Ibyo rero byatumye igihugu cya Botswana gihora kiriho ngo kuko ubwami bwabo ni ubwami bwubahana, umutuzo uhambaye mu ntambara nkeya z'abarwanira ubutegetsi,
gihugu cya Botswana kuva cyatangira gukorezwa n'abakoloni b'Abongereza mu mwaka 1860 ko cyagumye mu nkundura yo kwigobotora ubukoloni nubwo abakoloni b'Abongereza ngo bari baramaze kurabukwa neza ko igihugu gifite diyama ihambaye, maze bikarangira banze kukivamo bakagikoloniza guhera kera cyane. Agana mu mwaka 1966 ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa karindwi nibwo Botswana yabonye ubwigenge. Ubwo bigota abakoloni bari bamaze byibuza imyaka irenga 100 bakoloniza iki gihugu, ngo bagikuyemo byinshi cyane, amadiyama akomeye yatumye Ubwongereza buhinduka nka paradizo. Ariko Botswana nayo ntabwo yigeze byibuza ngo bayimaramo umutungo wayo, kuko umunsi wa none ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ni bimwe mu bintu by'ingenzi bituma kino gihugu gikomeza kuba gikomeye kuri uyu mugabane wa Afurika. Uburyo bw'imitegekere ndetse n'imiyoborere ya Botswana n'igihe harimo abakoloni bavuze neza ko Botswana nubwo ari igihugu gikolonizwa, ariko umwami waho wari umuhanga mu bigendanye na politike. Abongereza bamwemereye ko ari igihugu gikolonizwa ariko kikaba igihugu kigenga igice kimwe, ubwo no kuvuga ngo umwami yagumyeho. Ndetse abaturage baba bamwe mu bafata imyanzuro, kuko ngo kuva na kera nta mwanzuro afatwaga mu gihugu abaturage batahujwe ngo babiganirizweho neza babashe gusobanukirwa ibigiye gukorwa. Ibiro byatumye Botswana ihinduka igihugu giteye ubwoba ndetse n'amateka menshi cyane. Perezida wacyo wabayeho witwa Kahama mu bwa mbere ubwo igihugu cyabonaga ubwigenge. Yarayoboye karahava kugeza mu myaka za 70, kuva mu myaka za 70 kugeza mu myaka 2000. Botswana ngo yari imaze kuba ubukombe n'igihangange ku mugabane wa Afurika. Ubu ni kimwe mu bihugu bikomeye ndetse bikize cyane kuri uyu mugabane. Ushobora no kubira mu bukungu cyangwa se ukareba urutonde rw'ibihugu bikomeye ku mugabane wa Afurika. Igihugu cya Botswana ntushobora kukiburamo. Mokgweetsi Eric Masisi ni perezida w'igihugu cya Botswana minsi ya none. Perezida wagiyeho mu mwaka 2019, 2024 akongera gutorerwa manda nshyashya. Iki ni igihugu kandi ubukungu bwacyo bukomeje kuzamuka, aho byibuza buri mwaka kizamuka ibirenga 3.8 kugeza kuri 4.2%. Ukuvuga ko ubukungu buhagaze neza. Ubukungu bukomora kuri diyama bacukura cyane muri iki gihugu. Hanivuga ko igihugu gishobora kuba kibarizwamo peteroli kubera ubutayu bwinshi gifite. Si ibyo byonyine gusa kandi n'ubukerarugendo bwamamaye muri iki gihugu. Muri parike yitwa Okavanga National Park, zimwe mu zikomeye cyane ku isi. Iyi ni parike yifitiye ubwiza karemano n'ibinyabuzima bitangaje cyane. Ibirori bigakurura ba mukerarugendo ubundi bakamena urufite rw'amafaranga amadeviza kuzura mu gihugu cya Botswana. Ubuhinzi nabwo bakora ku bwinshi, dore ko ari igihugu gibuza gifite ubuso bungana na kilometero kare zirenga 500. Uvuga ngo gikubye u Rwanda inshuro nyinshi cyane. Hari ubutaka bwinshi bwo guhinga, ariko igitangaje nuko abaturage ari bake cyane. Abarenga byibuza 2,500,000 ni batuye igihugu cya Botswana. Igihugu gifite umubare muke w'abaturage bake cyane ugereranyije n'ubuso bwacyo. Abenshi barize, abenshi babona ubuvuzi ku gihe ndetse n'ubukungu burazamuka. Igihugu cya Botswana gifite amafaranga menshi cyane, aho ubuzima bw'umuturage byibuza arenga $6,000 aribyo ashobora kwinjiza ku mwaka, n'umusaruro mbumbe muri rusange. Igihugu kandi kibayeho neza, aho demokarasi yacyo ariyo kuva kera. Mokgweetsi niwe muyobozi ukiyobora uyu munsi. Usibye ibihugu by'abaturanyi nka Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia na Angola, nabyo bikungahaye cyane ku mutungo kamere, ifite amazahabu ndetse n'ibindi byinshi cyane. Iki gihugu nacyo ni kimwe mu byiteje imbere kuri uyu mugabane, kubera ko guhera mu myaka yose ya kera nta bintu bisubiza inyuma cyangwa se bisubiza inyuma igihugu cya Botswana byigeze bigaragara. Kwe byakoma mu nkokora iterambere rya kino gihugu. Imyaka rero ihiritse yabaye myinshi kuri demokarasi y'abaturage ba Botswana. Bituma igihugu cyabo gikomeza kuba bimwe mu bihugu bikomeye cyane kuri uyu mugabane, kitukirwa ndetse n'ikivugwaho na rumwe. Nushatse kugishidikanyaho ngarabanza kitonda, kuko ngo gifite byose isi ishobora gukenera ngo ikirwanirire. Igihugu kandi ushobora kumva kivuga mu matiku n'intambara nyinshi cyane, dore ko agace giherereyemo ari agace gakunda gukora. Kuvuga muri Namibia barakora cyane, Zimbabwe, Malawi, Zambia, Angola, Mozambique n'abandi bafite ubukungu n'umutungo kamere bihagije cyane ku buryo udashobora kuhasanga amatiku n'induru cyangwa se intambara nk'iziba mu gace ka Sahel zishobora guteza umutekano muke mu baturage barizwa muri ibi bihugu. Ibyo bituma bino bihugu bigushaho gukora cyane ndetse bikanatera imbere. Byakolonijwe n'Ubwongereza maze basiga Botswana yabaye igihugu cy'amateka kugeza na n'uyu munsi. Amoko abiri abarizwa muri iki gihugu ni amoko yabayeho mu butekano mwinshi cyane,
atarigeze ashyamirana no kuva kera. Ibiro byatumye no kubayobora n'ubutegetsi ari ibintu byoroha cyane. Abari basanga mu butegetsi barabugumanye, abandi nabo bigumira mu nka zabo dore ko ntacyo babuze. Igihugu gifite inyamaswa zamamaye cyane, intare, ingwe n'ibindi byinshi cyane, ariko ntushobora kwibagirwa inzovu zatumye Namibia, inzovu zatumye Botswana ihinduka igihangange ku ruhando mpuzamahanga. Maze rero Botswana n'ibindi bihugu byinshi byo ku mugabane wa Afurika ubwo birahagije ngo ubashe gusobanukirwa neza uburyo iterambere ryagiye ribaho. Ariko ntibibagirwe neza ko iki ngiki ari igihugu cya mbere ku isi gifite inzovu nyinshi cyane, byibuze izirenga 130 uzisanga muri parike zo muri Botswana. Aha ni pariki ya Tshobo ndetse na Okavanga, byamamaye cyane ku bwiza nyaburanga bikurura ba mukerarugendo benshi baturutse imahanga ndetse banaturutse imihanda yose y'isi baje gusura ubwiza nyaburanga dusanga muri zino parike. Ese wari uzi ko Botswana burya ari igihangange? Umutungo kamere wayo, abaturage miliyoni 2.5 ku buso bungana kuriya, bituma iki gihugu kitapfa kwisukirwa n'ubonetse uwo ari we wese, maze bose bagicaho bakagikurira ingofero bakagiha icyubahiro. Botswana wowe urinde kutayubaha cyangwa ngo yisuzugure. Hari n'ibintu ushaka kumenya ku bindi bihugu nk'abaturanyi Botswana, Namibia, Angola, Zimbabwe ndetse na Zambia? Twandikire muri comment tuganira kuri byinshi.